nkuko byakomejwe kumbazwa cyane, ubu uyu munsi tujye kurebera hamwe bino bintu bigera muri 7 bigiye kukwereka ndetse uko Bibiri bivuga, cyangwa se nakubwira ngo ni ibyaha by'ubusambanyi Bibiliya ishyira hanze, ndetse ukareba na zimwe mu ngaruka zabyo. Ariko intego ngiye kugira ngo intego utumye nkuhereza iyi video ntabwo ari ukugira ngo ngaragaze cyangwa se nkucireho urubanza cyangwa se ncire urubanza kuri bamwe na bamwe, ahubwo ni ukugira ngo mbashishikarize kugira ngo mwitekerezeho kandi mutangire muhindura imibereho y'ubuzima bwanyu, uburyo mwabagaho, uburyo mwakoraga. Iyo niyo mpamvu yibanze itumye uyu munsi iyi video ngiye kuba nayiguhereza. Ndagira ngo ubanze gutekerezaho kandi urebe mu buzima bwawe, urebe mu byo wahinduraho, yaba ari imyitwarire, bikaba ingenzi kugira ngo ube wanayihindura. Kandi wibuke ko burya iyo umuntu apfuye atihannye, agakiza ntabwo aba agifite ubushobozi bwo kuba yakageraho, amahirwe aba yabuze. Biba byiza rero kuba wabasha kubamenya ibi ngibi, ukamenya ko amahirwe ukiyafite mu gihe ugihumeka, mu gihe ugifite umwuka muzima, kugira ngo ubibyaze umusaruro. Utazashaka rimwe na rimwe kugira ngo ugire icyo ugaruranye, kandi nyamara amazi yakurenganye nk'uko umuntu yamaze gusimbuka ahantu harehare atabasha gusubira inyuma. Rero mbere y'uko usimbuka ahantu harehare, nyamuneka reka tubanze nkubwire bino byaha 7 byerekeranye n'ubusambanyi, cyane cyane iki cyaha cy'ubusambanyi. Uri bumenye ibi byaha ibyo ari byo n'ibyo Bibiliya ikibivugaho, kuko narababwiye ngo ibyo mbabwira ngiye ntabwo mbyivandira mu mutwe wanjye, ahubwo byose nifashisha ijambo ry'Imana kugira ngo ndusheho kuba natuma muhindura mwitekerezaho, mugahindura imico yanyu, ndetse tukanabona kuri isiriga tubayeho neza kandi mukazagira n'ubugingo buhoraho. Nababwiye ko ibiganiro byanjye bigamije kubayobora mukitekerezaho mugakura, ntabwo ari ukugira ngo mbacireho iteka. Ndagira ngo rero tubashe tuba twanarebera bimwe mu bice byabasha kudufasha dutekereza uburyo ki imibiri yacu ibasha gukora, uburyo twanabasha kunesha ibi byaha, ndetse ikindi tukaba dufite imibiri yacu ibasha gusingiza Imana, igahesha Imana icyubahiro uko tubayeho. Icyaha cya mbere rero uko Bibiri bivuga, icyaha cy'ubutinganyi cyangwa se homosexuality cyangwa se ubutinganyi. Reka icyo duheraho iki cyaha cy'ubutinganyi, ndagira ngo manza nyijyemo neza tubanze turakigandira, kuko usanga uyu munsi wenda dukurikije ibihugu by'isi bisa nkaho ibihugu bifite imbaraga ku isi, usanga uyu munsi bisa nkaho uyu munsi biri guhatiriza bya bihugu niyo miryango ivuga ngo iharanira uburenganzira bwa muntu, ihatiriza bimwe mu bihugu ako kanya bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo bigendere muri uyu mujyo, byemere iki gikorwa cyangwa se iki cyaha kirushaho kugenda cyamamara. Ibi rero ntabwo ibi ngibi kuba ndi kukubwira wenda nkakubwira iki cyaha cy'ubutinganyi ntabwo ari atake ndi gutera kubakora ibi ngibi cyangwa se kubifata nkaho ari abatinganyi muri ubwo buryo. Ntabwo ari atake mbashyizeho, kuko ngiye ndi kwifashisha ijambo ry'Imana. Ubwo rero nibikubangamira uhindura imico yawe, witware neza, kuko mbere na mbere tugiye kubirebera uko Bibiliya itangira kuba yabivugaho, nk'uko Bibiliya ubwayo ibasha kuba yagira icyo bitubwiraho ubutinganyi cyangwa se iki cyaha cy'ubutinganyi, kuko ubwayo Bibiliya ikivuga nkaho ari icyaha. Niyo mpamvu nanjye ubwanjye uko ndi hano ndi kubishimangira nk'icyaha, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana riri kubihamya kandi rirabyemeza neza ko iki cyaha cy'ubutinganyi ari icyaha. Nk'uko Bibiliya bivuga neza ni nibihamya kandi nayo tugenderaho, nk'uko dusomye igitabo cya mbere cy'Abakorino ibice 6 umurongo waho wa 9 n'umurongo waho wa 10 haratubwira ati dutekerezwa ko turi abatamenyekana, nyamara turi ibirangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahana ariko nitwicwa. Nari nsomye Abakorino ba kabiri. Abakorino ba mbere ibice 6 umurongo wa 9 haratubwira ati nimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Nimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitinga cyangwa abagabo benda abandi, ubwo ni abatinganyi nyine. Umurongo hano wa 10 haratubwira ati cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Umvishe ukuntu Bibiliya hano mu Bakorino ba mbere ibice 6 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10
nkubwira abantu batazaraga ubwami bw'ijuru. Harimo abantu bakora ibibi ndetse bose ko batazigera baragwa ubwami bw'Imana, ndetse harimo n'abo batinganye wumvishe ko abwo benda abandi bagenzi babo n'abo batazigera baragwa ubwami bw'Imana. Rero ndagusabye aka kanya ube maso ntubeshywe, kubera ko ubona ko abantu benshi umunsi bari kubyemera, abantu benshi bari kubigenderamo, cyangwa se uri kubona inzara bagushikisha amafaranga bakubwira n'ibindi byinshi. Ntugendere kuri ibyo, ntutwarwe n'ibyo ngibyo, kubera ko ari abasambanyi, ari abakora ubwo buryo bwose, ibyo byose ntabwo bazigera babasha kuba baragwa ubwami bw'ijuru. Bivuze ngo rero nk'uko Bibiri bitubwiye neza, uyu munsi ndakubwiye ngo nushukwe. Uyu murongo utubwiye uburyo cyo kwinjira mu butinganyi cyangwa se gukora n'ibindi byose bihabanye no gushaka kw'Imana. Ibyo byose ni abantu batazigera babasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibi bintu by'ingenzi kugira ngo ubashe gusobanukirwa ko ubutinganyi ntabwo ari indwara, ahubwo ni imyitwarire. Cyane cyane rero iyo uri kuhangana sasa ugahangana n'ibi byifuzo byo kuba waba ufite ibyifuzo byo gutinga cyangwa se gutinga mugenzi wawe, menya ko Yesu Kristo ni utanga ubwisanzure, ni ukubohora akabasha no kuguhindura, atanga freedom ndetse akanagu transforming, akaguha transformation, araguhindura. Rero mbere na mbere niba uri kumva ibyo byumvo muri wowe, shakisha Yesu Kristo kandi umushakishe. Ikindi azakuyobora uburyo cyuva muri icyo cyaha kandi azakubatura. Senga usabe ko Imana ibasha kukuvanamo ibyo byiyumvo, kandi wizere kuko bishobokera bizera. Umwuka wera azagushoboza kandi azagufasha. Ikindi cyaha cya kabiri ni ugukora iby'isoni nke bigusha abandi mu cyaha, cyangwa se kugusha abandi mu cyaha. Ibi ngibi nicyo cyaha cya kabiri. Iki cyaha kugusha abandi mu cyaha harimo cyane cyane kuba kwakunda umuntu abasha kuba yagaragaza bimwe mu bice by'umubiri we rimwe na rimwe mu buryo bwo kugira ngo akurure atansiyo z'abandi bantu mu by'ukuri zitari zikenewe. Mujya mubona abakobwa benshi uyu munsi bambara utuntu tugufi, bambara utuntu duto cyangwa se bambara uburyo bajya babyita muri iki gihe tugezemo ngo ni uburyo buri sexe. Bene ubwo buryo ni kimwe mu cyaha nakubwira ngo cyo gukura no kugusha abandi ugakora iby'isoni nke. Ibyo ngibyo nacyo ni kimwe mu cyaha rimwe na rimwe cyangiza abantu benshi, gitora abantu benshi, kandi abutuye bakosereza Imana, kandi n'abo bantu utuye uzababazwa. Ndetse ibi ngibi uzabibona mu rubyiruko rwinshi, ndetse no mu bantu bakuze bamwe na bamwe usanga bagenda ba-exposing imibiri yabo, cyangwa se ugenda mu myambaro yabo, imibiri yabo iri hanze. Hari abashyira amabere yabo hanze, hari abashyira ibice by'imibiri itandukanye byo hasi hanze, ukabona bigenda bigaragara. Yewe hari n'abagenda basedusaba abagabo muri ubwo buryo bwinshi butandukanye. Ibi rero nta nubwo wavuga ngo ni imigaragarire yo hanze gusa, ahubwo ndetse na kwa kundi woshe kuba wanakoresha n'andi magambo kugira ngo utume abandi bajya muri ibyo byaha cyangwa se ugusha abandi mu byaha, nabwo ni ibindi bintu. Bibiliya iduhamagarira twebwe kugira ngo turusheho kwiyeza, dutunga imibiri yejejwe, dukora ibyiza, kuko twebwe imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Ibi ngibi byanditse mu Bakorino ba mbere ibice 6 umurongo wa 19 kugeza kwa 20, hatubwira ngo ntabwo ni munsi yuko muri insengero z'umwuka wera ntabwo muri abanyu ngo mwigenge. Niko Bibiri bitubwira neza, kandi ngo hasi yaho hakaba handitswe ngo hano hasi haratubwira neza ko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Mbese ni muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwebwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Niyo mpamvu ibyo mugomba gukora rero, ibyo ari byo byose, uburyo ugaragara, ibyo urimo byose, making sure neza, cyangwa se reba neza niba ibyo ukora byose umubiri wawe ibyo ukora nk'uko ijambo ry'Imana rikubwiye. Reba neza niba ibyo umubiri wawe ukora kuko bihimbaza Imana. Iyo myambaro yawe, ibyo bintu byose ukora, cyangwa se ibyo bintu byose bigusha abandi mu cyaha, reba niba ubwawe kuko bihimbaza Uwiteka uko ijambo ry'Imana ribivuga. Kuko iki ni icyaha cyo kuba ubwawe wabasha kuba wagaragaza umubiri wawe cyangwa se ukawukoresha nabi. Nk'uko nanone usomye mu gitabo cy'Abagalatiya, mu Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 hatubwira imirimo ya kamere. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni nkeya by'isoni nkeya.
ibiteye isoni n'iby'isoni nkeya. Niyo mirimo ya kamere. Imirimo ya kamere rero, ufite iyo mirimo ya kamere ntabwo azigera ubwo bwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero igikorwa cyose umubiri wawe ugusaba cyane cyane nk'ibyo kuba wabasha kuba byakuganisha mu busambanyi, ibyo bikorwa by'ubusambanyi n'ibindi byose by'ingeso zitari nziza. Nakubwiye ngo ibikorwa bya kamere hano barabivuga, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwiremamo ibice. Bivuze ngo no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Rero niyo mpamvu rero ibyo byose, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana ariho, nta mategeko Imana ihana ku bagaragaza urukundo. Rero muntu wanjye nkugira inama y'ibyo ukwiye kuba wakora, kuko iby'isoni nke, kugaragaza umubiri wawe, uvuga rimwe na rimwe wumva ko ari byo bigezweho, ngo ntabwo ndi umuturage. Rimwe na rimwe hari n'igihe ushishikariza abandi bantu ngo ugire ku buturage, wambare igisirimu. Uko gisirimu wambaye, rimwe na rimwe uba wibrandinga mu buryo bwa kamere, wishyiramo kamere, kandi rimwe na rimwe uzanareba n'abantu ukura mu buzima bwawe bitewe n'imyambarire wambara, uko wambara, uko ugaragara, ukurura ubwoko bw'abo bantu n'ubundi mufite the same spirit. Imyuka imwe igenda ikururana. Niba wambara mu buryo buri sexe, cyangwa se muri ubwo buryo wita sexe, ubwo buryo bwo kugenda by'isoni nke, uzagenda ukura n'ubundi babandi n'ubundi bafite ryari n'ubundi mu buzima bwawe. Abo bantu benshi bazajya baza mu buzima bwawe, bazajya baza bameze gutyo. Abenshi bazajya baza atari uko bagukunze, atari uko bakwishima mu bundi buryo, ahubwo bagamije gukora iby'isoni nke nk'ibyo ngibyo, n'ubundi nawe uba usa nkaho uri kubereka. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye, ibyiza wakambara byiza, ukikwiza, ukaba umeze neza nyine nk'umuntu wubaha Imana, kandi koko ukanabishishikariza n'abandi, yewe nabo mugendana muri kumwe, kuko expose umubiri wawe, kugaragaza ibice byawe by'umubiri, kugaragaza ngo ufite imiterere wumva ngo ni myiza, iteye n'ibindi. Ibyo byose nta mumaro bitanga, kuko hari na benshi baba barabigerageje byinshi bameze nk'aho na mbere, ariko nta mumaro wundi bitanga uretse kuba ubwawe wibuza ubwami bw'ijuru, kandi aribwo bwinshi bumaranirwa, ari nawo mutungo uhishwe hahandi ingese zitagera. Aho ngaho niwo mutungo uba uri gushaka w'ijuru, cyangwa se aho ukwiye kubika imitungo yawe, naho uzambura ubwiza budasaza, kuko ngo nta guhimbaza imibiri yacu isaza, imibiri yacu ipfa, ntacyo bimaze, kuko n'ubwayo ntibasha kunyurwa. Ugomba kwirinda rero, ukamenya uburyo ki ugomba kwitwara n'umubiri wawe uko utwara, kuko biba byiza no kubaho muri sosiyete mu buryo bwiza. Ikindi icyaha cy'ubusambanyi, idolatry. Iki cyaha ni kimwe mu byaha uyu munsi umuntu akunda kuba yakora wenda yaramaze kubaka urugo, cyangwa se yarashatse. Aha rero ni hahandi umuntu aba ari mu rukundo, cyangwa se ari muri mariage, ahangaha agakora icyaha cy'ubusambanyi outside their marriage, cyangwa se hanze y'urugo. Kwa kundi umuntu ajya ibi nibyo bita gusambana nyine, kujya kubikorera hanze y'urugo. Bene biriya bintu rero nagiye mbakora video nyinshi kuri YouTube channel ya William Vicha, ndetse ni YouTube channel muzagenda mukuraho n'ibintu byinshi n'amakuru n'ibiganiro byinshi. Ariko ndagira umanze nkubwire ku cyaha cy'ubusambanyi, nagiye mbabwira ko iyo umaze gukora icyaha cy'ubusambanyi, kuko umuntu Imana yamugeneye kugira ngo asabane n'umugore umwe, ndetse umugabo umwe n'umugore umwe babane kugira ngo babe umwe. Rero iyo ukoze hanze uryamanye n'umuntu hanze y'urugo rwawe, uwo muntu mwihuza nanone ukaba umwe, ibyo yari afite akabiguha, niba ari abadayimoni, niba ari imyuka mibi, niba ari imikasiro y'iwabo, byose akabiguhereza, akabishyira muri wowe. Ndetse ikindi kikaba ari n'icyaha gikomeye cyane, dore ko Bibiri tubwira ngo ibindi byaha bikunda gukorerwa hanze y'umubiri, ariko icyo cyaha cy'ubundi gikorera muri wowe, ndetse ikindi ukanagikorera umubiri wawe, kibera ni wawe muri ndani muri wowe, ubane gikorera umubiri wawe. Niyo mpamvu rero iki cyaha cy'ubusambanyi ntabwo ari icyaha cyangiza imibanire yawe y'urugo rwawe, ndetse ikindi n'uburyo usanzwe ubaho nabwo bugenda bwangirika. Nk'uko nanone dusomye igitabo cy'Imigani ibice 6 umurongo waho wa 32, wumva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Usambana n'umugore
usambana n'umugore nta mutima aba afite kandi aba arimbuye ubugingo bwe. Nk'uko mbishe ijambo ry'Imana ribitubwiye neza rero, nyamuneka niba uri umuntu w'ubwenge cyangwa se uri kunyumva uyu munsi, reka kwangiza roho yawe, kuko ibi bishoboye kwangiza wowe ubwawe kandi no muri mariage yawe, umuntu mwari mubanye, umuntu mwari muri gukundana. Njye mbona abantu muri iyi si mwarabinomarayizinze mu bigira ibintu biri normal, mwumva ko ari ibintu bisanzwe, mwumva ngo nta kibazo. Hari igihe usanga rimwe na rimwe njya mbibona kuri social media ngo nta mugabo udaca inyuma, ngo nta mugore udaca inyuma, ugasanga nyine mwarabyakire mumeze nk'aho ari ibintu bisanzwe, muri kubifata nk'aho ari ibintu biri simple. Ariko ibi bintu ni bibi cyane, kuko rimwe na rimwe hari abantu uyu munsi mwiciye avenir yanyu, mwiciye ubuzima bwanyu buri imbere, mwiciye imibereho yanyu, ndetse ikindi mukatangira no kubiraga na bimwe mu mibereho yanyu, bikagenda mubiraga mu mikorere yanyu, mukabona hari ibintu byanyu bigenda byangirika, ukayoberwa impamvu ibintu byawe bikora bikanga, nyamara abandi babikora bikanga. Rimwe na rimwe ni ukuba mwarizitije, mwarihaye, mwarakoze izi salutize, zikaba mwarizirikanye amaroho n'abo bantu babahambira kubera ko mwakoze n'iki cyaha. Biba byiza rero mugafata igihe mugatangira mukihana, nk'uko Dawidi muri Zaburi ya 51 abivuga neza akimara gukora icyaha na Batisheba, uburyo yaje kwihana. Ibi rero nawe wafata igihe ugatangira ugasakisha Yesu, ugashakisha Umwuka Wera kugira ngo wongere kugarukemo mu gihe waba wararengereye, ukarengereye imipaka, kuko Imana ihabera kugira ngo ibashe kudufasha, ndetse rimwe na rimwe ndetse ukabasha no kurushaho kwiyubaha. Yesu Kristo abivuga neza. Iyo urebye na Yesu Kristo uburyo yagiye abitubwira neza, ureba muri Matayo ibice byaho 20, ibice 5 umurongo wa 27 n'umurongo wa 28. 27 umva ko Yesu Kristo abivuga ngo mwumvishe ko byavuzwe ngo ntugasambane. Yesu Kristo nawe yagenderaga ku byanditswe, agenderaga ku byari byarasize, akababwira ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Arongeraho no 28 atubwira neza ngo njyeweho ndababwira yuko umuntu wese, none habahereza volisiyo ye, noneho Yesu Kristo aravuga ngo njyeweho ndababwira yuko buri muntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ibyo rero ibaza hasi kuri verse ya 29 aravuga ngo ijisho ryawe ry'iburyo ntirigushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Ibi yabahaye urugero babwira ko byaruta n'ijisho rikavamo ariko niwemere ko umubiri wawe wose ujya Gehinomu. Ibi byari urugero babwiraga ngo byaruta, kugira ngo abereke n'uburemere bw'uko icyaha cy'ubusambanyi gishobora kuba cyakangiza ubuzima bwawe, ukaba wajya no muri Gehinomu, ubuzima bwawe ukaburimbura burundu. Nyamuneka rero mube maso, ubuzima bwanyu bufite mu biganza byanyu. Rimwe na rimwe abantu benshi iyo bahuye n'ibi byago baravuga ngo ntiwaburiwe. Hari igihe video ariyo yari bukuburire, ariyo video iri kuguco uyu munsi ukaba uri kuyisuzugura cyangwa se wumva iri aho gusa, ariko bimwe mu by'ubwirwa cyangwa se mu bintu by'ingenzi by'ibanze uba ugomba gukurikira n'iki kirimo, nk'uko byumvishe neza uko Yesu Kristo abivuga ngo niyo urebye umuntu ukamwifuza cyangwa ukifuza umugore wundi, uba ukoze icyaha cy'ubusambanyi mu mutima wawe. Rero niba warisanze uri mu busambanyi ukabona hari ingaruka byaguteje, shakisha inzira z'Uwiteka, kandi ikindi ushakishe ko Uwiteka arushaho kuba yakuyobora, kuko ibyo byose Yesu Kristo abasha kukubatura. Ikindi cyaha gikurikiraho ni icyaha cy'ubuhehesi. Icyaha cy'ubuhehesi nanone navuga ngo iki ni icyaha nanone cyangwa se ubusambanyi bw'ubuhehesi, biragendana. Hari n'icyaha noneho umuntu akora mbere y'uko akora mariage. Bivuze ngo ni kwa kundi muryamana. Uyu munsi navuze ngo n'urubyiruko rusigaye rubyoroshya, njya mbuna nkumva ndatangaye. Ntabwo nari nzi ko bibaho, ariko njya mbyumva nkumva ndatangaye. Ukumva umwana w'umukobwa se nakundana n'umusore tutaryamana, ese nakundana n'umukobwa tutaryamana. Ukumva ibyo bintu, iyo mbyumvisha ibyo bintu ndumirwa cyane, kuko iyo societe siyo nakuriyemo. Ibyo rero iyo umuntu abyumvisha kumva ibintu nk'ibyo ngibyo birabaye, cyangwa se akumva ibintu nk'ibyo ngibyo, niyo mibereho, niyo mitekerereze. Kandi uburyo ki Imana yaremye design y'umuntu ari kugira ngo umuntu abashe kubana n'umugore we umwe n'umugabo umwe, ariko mwebwe nimwari mwafata umwanzuro, bivuze ngo muri guhubagurika, muri kwishakira imyaku gusa, muri gushaka gusuzugura Imana, kandi gusuzugura Imana kujya kure yayo. Iyo muri gukora biriya bintu kujya kure yayo, nta cyiza kiri kure y'Imana, nta cyiza uzakura kure y'Imana. Ahubwo ibyiza byose tubisanga mu Mana, hafi y'Imana. Aho hose niho tubasha gukora ibintu byose, tuhakura amahoro,
tuhakura ubwiza bwayo, tuhakura umunezero, tuhakura kurokoka, tuhakura ibyiza byose mu Mana, kabone n'ubwo ab'isi bandi batajya babasha kwibonesha amaso. Ariko menya ko kure y'Imana niko bita kujya mu kuzimu, kuko ntabwo nta cyiza wakora kure y'Imana, ahubwo kuba hafi y'Imana, kuba uri mu by'Imana ishaka, ahubwo ukanga iby'Imana yanga. Ibyo nibyo bituma urushaho kugubwa neza. Ibi rero mbibabwiriye kubera ko ibi byaha by'ubuhehesi rimwe na rimwe abantu ndakubwira ngo barabinomarayinze, babyoroheje, ariko Bibiri bitubwira uburyo iki cyaha kiri seriye cyane cyo kuba waryamana n'umuntu mutarakora mariage. Abakorino ba mbere ibice 7 byaho umurongo wa 2 wumva uko hatubwira. Ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore. Wumva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga. Ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo, kugira ngo mwese mwirinde ibyo byose. Umvishe ko ijambo ry'Imana ritubwiye rero. Nyamuneka rero ijambo ry'Imana ntabwo ritubeshya, ntabwo rituyobya, ritubwira ukuri n'uburyo dukwiye kugenda mu nzira ikwiriye kuri iyi si. Aho kugira ngo ujye mu bintu by'ubusambanyi wemera umugore umwe, niba umufite nakubwiye ko ugomba kugumana uwo wawe akaba kunyuze, ukagumana nawe nk'uko umugore agomba kugumana n'umugabo we. Rero niba uyu munsi umenya ko umunsi wakoze biriya bintu uba wihaye, uba wishize mu byago, kandi ugomba kumenya ko binyuranije na God's design, binyuranije n'uko Imana yagennye ibintu, cyangwa se design y'Imana uko yari yabipanze. Rero fata igihe, niba warakoze icyo cyaha utangire wiyeze, kandi Imana irusheho kuba yagukiza ibi byaha byose niba warabikoze. Niba warisanze muri ibi byose rero wibuke ko ibi byaha byose iyo ukiri muzima, wibuke ko ubuntu bwa Yesu Kristo bubasha kukozaho ibi bintu byose, bubasha kuguhindura cyane cyane, kuko Yesu Kristo niwe yapfiriye kugira ngo n'ibyo bintu mu gihe ubikoze nta kindi gitambo kizingera kibasha gutambwa. Yesu Kristo yarabirangije kugira ngo n'igihe ubikoze uba ugifite amahirwe yo kuba waza kuri Yesu Kristo mu gihe ugihumeka, mu gihe ugifite umutimanama wawe, mu gihe ubasha kumva umwuka warakibasha kukwemeza ibyo byaha. Byihana hakiri kare, uzi imbere y'Imana uri bubabarirwe kurusha uko ukomeza kwikurura iminyako yawe, kuko ibi ngibi bifungurira n'abadayimoni mu nzira zawe, mu buzima bwawe, kugira ngo baze bakwicire ubuzima bwawe, baguteze uburwayi, baguteze biriya byago uhuraho nabyo mu buzima bwawe, baguteze imikasire igiye itandukanye. Buriya usanga rimwe na rimwe abantu bakora ibi ngibi guhirwa kwabo mu buzima bwabo ni gake. Hari n'abo uzajya ubona bakubwira ngo babaye successful, ariko ukabona bituye hasi nk'uruti rw'inganzamarumbo mu buryo bwihuse cyane. Nyamuneka rero nimukajye musuzugura ijambo ry'Imana, kuko rero bababwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Aho kugira ngo rero ube buri munsi wishinja umutima wawe ubabaye, wumva uremerewe, Yesu araha kugira ngo akuruhure, araha kugira ngo akugirire neza. Rero ndagira ngo ufate kano kanya uvuge ngo Yesu Kristo, mbabariraho no gucumuyeho, mbabariraho nagenze uko bidakwiriye, unkureho kuzirikwa na roho yanjye bitewe n'ibyo nagucumuye muri ibi byaha by'ubusambanyi n'ibindi byose. Umbabarire, kandi Yesu Kristo niyemeje kuza imbere yawe, mbyemeye n'umutima wanjye, nciye bugufi imbere yawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabyakiriye, amina. Ubwo rero ibyo byose iyo umaze kubisenga gutyo, ukemera ko wihannye, ugasaba ko n'umwuka wera aza mu buzima bwawe, byose birakunda. Ntugende udatanze igitekerezo cyawe muri commentaire, kandi video zacu nakagaruka ni William Duhica. Mukore subscribe ndetse munadukurikira ku mbuga zacu Instagram, TikTok, ndetse abashaka no kuduhereza ibitekerezo byihariye n'abashaka kutuvugisha byihariye, ariko babandi barasa konego, mwaca kuri nimero ziba ziri muri description zacu, mukatwandikira kuri WhatsApp. Love you so much. Mani bamugisha.